makuru y'abamwihererana rwihishwa yego navuga nindi bwirirwa mu kazi abamwihererana rwihishwa akababwira ati araba ari mu kazi turabizi sibyibuze sinabamuneka ngo bantungure bankoreshereza anniversaire ban surprise sinabanzane umufuka w'umuceri nabihererana rwihishwa abanyabwenge yego nabihererana rwihishwa abantu bacu izi ngenza z'abayuda ngo zazamuye Samusoni zamuhambiriye imigozi ibiri mishya niko bibiri ivuga yego uzimujyana kuri tere uzi imigozi ibiri mishya ibigeragezo bishya inshuti mbi nshya oya si n'inshuti abanzi bashya oya twe tubyubashye n'abanzi bashya ari igihe ufite abusangamo ukabona haje abashya imigozi ibiri kabiruzuye imigozi ibiri iyo bamaze kubishyikira bamwe twarababonye hari abari bazifite babonye icyo bashaka baragenda ukibaza ese uyu muntu ubu bishop yaraburetse yabivuyemo ese byagenze gute afite ibintu yateguye rwihishwa yashakaga mu bantu arabishyikiriye yego nino rero baraje bategura ibintu rwihishwa bibera mu masare y'amakodeshanyo yego hari abantu nabo bakunda ubuzima bwo kumva ngo iravuze yego bimuye uburaguzi bwabo bimuye style kera bararaguzaga bari hanze none kuraguza babyimure mu rusengero kandi abapfumu nabo bagwiriye bateguye rwihishwa baza gukuragura mbonye mbaga babona kandi babona ibigaragara yego ubyibushye babona Imana imukeje diabete yego uwize babona Imana imuhaye akazi yego ufite passport babona imujyanye hanze donc babona n'ibindi ibintu bigaragara ariko nundi zabashyira hanze rero ibi bintu bitegurwa rwihishwa ngo mbonye Imana guhindura amateka igihe ahindura ukava ku nyamuka ajya ku dodo muraho neza abandi murakomeye Imana y'amahoro ibahumurisha kandi bishimire ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha ibanezeze ibasetse ikiruta byose muzabone gakondo yo mu ijuru iyo abera bose baharanira kuzajyamo kandi bakazayituramo amahoro umunsi n'ubundi ni Evangeliste Mama Lionel turi kumwe na Mama Lionel nta handi hantu nabanza nabanje nagusuhuza muraho neza ndagusuhuje cyane uraho ndamahoro nanjye umeze neza meze neza ndashimira Imana okay mu minsi ishize twakoranye ibiganiro dukorana ikiganiro noneho by'umwihariko dukorana ikiganiro ariko ukorana n'ikiganiro n'umwana w'Imana bita Bikeme Imana imuha umugisha mwafashije imitima ya benshi kandi abantu benshi nyine barungukiwe uyu munsi wa none rero nsuje abantu bari mu majyepfo nsuje abantu bari mu majyaruguru mu burasirazuba n'uburengerazuba umujyi wa Kigali ntara ya gatandatu y'aba diaspora shimira abantu hari umuntu wagize gutya aravuga ati nanjye ujye nsuhuza ngo yitwa ni Samuel mu majyaruguru mu majyaruguru ndamusuhuje hari n'undi nawe wa presence aterega nanjye mba Nairobi nawe ndamusuhuje cyane ndabakunda kandi uburyo namwe mu nkunda mushyigikira mugerageza kunyereka ko mundi hafi mujye mwihuta cyane muri commentaire bimakuraje menye uko bamugana abantu ndi kubwira bafashijwe ryagufashije rivuge iryo wifuza nazavugaho mu mbeteme niba mbeteme ati buta uzavuge no kuri iki ngiki umurongo utumva muri bibiri utubwire munshyigikire iyo munshigikiye ndabimenya iyo mwanditse menya ko ndi kumwe n'abantu barimo bumva kandi bankunze ndabasuje mbifurije umugisha w'Imana Imana wo mu ijuru baha umugisha amen nsuhuje rero abantu bari mu Bwongereza Ubufaransa muri Canada muri USA cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika suje abantu bagukurikira bari muri Egiputa suje abantu bagukurikira bari muri Nigeria mu bihugu by'Abarabu suje abantu bajya badahwema gushyira comment buri ku kiganiro harimo Aline nokuri Aline Imana imuha umugisha ngiye mbona comment iyo mbonye umuntu hari abantu bagakwiye kuba bareba ikiganiro gusa ariko iyo mbonye bashizeho na comment na kandi kantu
nakandi kantu kariya kantu urakirebye ariko ntugende utavuze yego n'umunyarwanda aravuze ngo ikinyoni kigurutse kitavuze bakita igishwa yego umugani waruzi nari ntabwo ngusobanukiwe cyane ariko noneho kubera yuko bivuze yego abigisha ba Yesu babwiye Yesu kubera ko bivuze kuko bivuze rero iyo unyarutse ukandika commentaire yo mitambona ko anaryohewe yego n'abandi benshi bagenda hari undi ntago nzi izina rye ririmo ra in gucyo nawo gukurikirana cyane hari abantu mbona baza mubyeyi turagukunda courage komeza twanyuzwe twafashijwe mbaye wa mbere mbese abo bantu bose nkusanyirije hamwe ibyiza byanyu mutugirira n'ukuri Imana y'amahoro ibahumugisha ikacimira ikiciro cya kabiri icyo cya kabiri ni wa muntu gukurikirana inyuma ya kamera uriya muntu nkurikirana inyuma ya kamera afite akantu k'umwihariko njya kumva nkumva inyuma ya kamera barampamagaye abambwira bati twamenye ukunda agafi gatogosheje akire kiro abambwira bati courage wari wambaye neza courage nituza mu Rwanda tuzagusura abari mu Rwanda bati ari nabaza kundeba aho nkorera akambwira ati basi reka nze nkureba aho ukorera akaza kenjira mu iduka akankurikirana nagiye mbavuga abantu benshi bagiye bankurikirana ubu ngo ari n'uwanguriye urukweto abayisenga nguriye urukweto rwiza undi hafi kujya kurureba ati ndakugura urukweto rurerure ku buryo uzaba ikibasumba mwese nijya murabona mpagaze ndi muremure abayisenga rwose ndi hafi kuza kurufata abanyambitse narabavuze mu minsi ishize gusa ndabashimiye cyane ishyaka mu ntera n'imbaraga mu ntera z'uyu murimo namwe Imana izabashyigikire yego okay reka umuntu ngiye gusorezaho kuko ntabwo nabavuga ngo mbarangize nsoreje ku muntu ugira gutya mu mariyone akagusengera hari abantu nzi bagusengera Imana y'amahoro ibahumugisha kandi bishimire nundi ukurikirana akavuga ati nyine bari muri babandi banagusengera ati mama Lionel aka kantu ntuzongere ugakora kanugakore aka bakagenda baturobanura bagenda bakubwira utuntu abo bantu Imana y'amahoro ibahumugisha yes never just mama Lionel Imana y'amahoro ibahumugisha ndi Emmy twishimire turi kumwe n'umubyeyi wacu nagusuhuje wasenga Imana tugatanga ikiganiro cyacu Imana ishobora byose tugushimiye ko ushobora ibintu byose ibyananiranye ni wowe ubishobora tugushimiye ko watubaniye kandi ukabana natwe waduhuje n'abantu b'umumaro tugushimiye ko twicaje aha dusabye imbaraga zo kuhaguma no kuhakomerera dusabye imbaraga ku muntu udukurikira n'udukurikirana basaba imbaraga zitsinda zinesha basaba imbaraga zihamya ukuboko kwawe kwiza kubane n'umuntu wese ubana nanjye muri aka kanya mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka Wera amen 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 Imana y'amahoro iguhumugisha uyu munsi noneho rero tuzaniye ngiye mparani ikintu rwose uri buze kumanukana buri gihe rero nawe muri no minsi nsigaye ngutera amatsiko ufite amatsiko yewe rero ibintu nzana nibyo muri Bibiliya nta muntu uzambona hirya ya Bibiliya ari n'umuntu ejo bundi wampamagaye yaranyandikiye kuri WhatsApp aba muri Amerika ati ndagukunda nkunda kuvuga Bibiliya kandi nkunda kurugira courage Imana kurinda ati giye mfata n'igihe nkanagusengera ati giye rero ubwo nta yandi magambo uzansangana nayo uzansangana zizaba ari ingero mvanye muri Bibiliya cyangwa nsanisha na Bibiliya nubwo aba ari hirya gake ya Bibiliya Bibiliya iraryoha nta nubwo nanayirangiza niyo nzavuga mpaka icyama n'umuntu nkomokaho akazakura kundira ijambo ririmo ibintu byose Matayo igice cya 2 no tugiye gusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo cyangwa Evangelii ntagatifu uko yanditswe na Matayo igice cya 2 umurongo wa 7 yego haravuga ngo nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa yego abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri ahamagara abanyabwenge rwihishwa ni Herode yego kandi amateka ya Herode murayazi abantu badukurikira amateka ya Herode murayazi abahamagara rwihishwa reba uyu muntu uhamagara abantu rwihishwa
yego kandi abantu hamagaye rwihishwa ni abantu bafite amakuru y'isi yego ni abanyabwenge ariko ashatse kubihererana rwihishwa yego reba uno mugome witwa Herode, reba uyu mugizi wa nabi, reba uyu muntu ugambiriye ikibi, ahamagara abantu bitwa abanyabwenge, akoze ikosa ryo kubahamagara rwihishwa. Amaze kubahamagara rwihishwa abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri. Ahandi kuvuga kuri aba banyabwenge, mvuge ku nyenyeri, nibidukundira mvuge no kuri Herode. Ndumva ashaka gutangira mvuga inzira iva aho abanyabwenge bari ijya aho bagiye. Yego. Aba banyabwenge bari bajyanye amaturo ku mwami Yesu. Yavutse bumvise inkuru. Kandi kuvuka kwe nabyo byanyuze mu nzira zikomeza kuza gucungura umuntu. Yego. Arabivuga neza ko azavuka tuma ba Yesaya duha umwana w'umuhungu. Arabivuga pe. Yego. Nikuzimu barabimenya ko azaza pe. Yego. Ariko kuko mbere na mbere jambo yari mu ijuru yihindura umuntu ngo azabane natwe atangirire Betelehemu. Yego. Satani atambika ingabo mu kirere azi ko ariho Yesu azaturuka. Yego. Yesu arangije amukubita icanga avukira Betelehemu. Yego. Ikintu kiranshimisha. Donc ibaza gutegerwa mu kirere bagatega mbushi mu kirere. Warangiza ukajya kumva wa muntu wategeye mu kirere uzi ko ari bumanuke mu ijuru ukumva avukiye Betelehemu mu muvu. Yesu we ubaho. Ba Yesu we wako uzumuti. Azubwenge. Niwe bwenge ubundi niwe bwenge. Yego. Avukira i Betelehemu. Satani nako nagacango ka mbere. Yego. Yesu yamushyizemo. Yaramucanze hariya. Hanyuma abanyabwenge bumva amakuru. Yego. Bamenya yavukiye Betelehemu. Bamenya ibisabwa. Ibisabwa ni ukumushyira amaturo. Yego. Mu kumushyira amaturo bamenya ko hari inyenyeri bari bukurikire. Yego. Bati twabonye inyenyeri ye turi burasirazuba. Yego. Tubona iyi nyenyeri yaduhira ahantu hakomeye. Iyi nyenyeri yatugeza ku iterambere. Iyi nyenyeri yatugeza ku mahirwe. Iyi nyenyeri yacu yatugezaho amashuri twiza atatugejeje. Iyi nyenyeri yatugezaho iyi nyenyeri yatugezaho Imana ivugira. Iyi nyenyeri twayibonye none iyi nyenyeri Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Iyi nyenyeri yatuzamura. Iyi nyenyeri yatugeza ku nzozi zacu. Iyi nyenyeri yadufungura mu bitekerezo. Iyi nyenyeri yaduhuza n'urubyaro. Iyi nyenyeri yaduhuza n'akazi. Iyi nyenyeri yaduhuza no gusoza amashuri. Iyi nyenyeri yatwuriza indege. Twayibonye nyenyeri twayibonye none turayikurikiye. Abakurikira inyenyeri umuntu nkurikiye hano aza kwitondera ku iyi nyenyeri uyikurikira kugeza ku kintu cyiza ariko ishobora kukunyuza ahantu habi. None se iciye hejuru y'amahwa. Ubwo nica hejuru y'amahwa hamwe kujomba uceceke kuko inyenyeri irakugeza ku nzozi zawe. Yego. Nica hejuru y'ibihanamanga genda urwana nabyo ukubita ikibuno hasi weguka ari kukurikira inyenyeri. Nigucisha mu bugumba ceceka ariko uri gukurikira inyenyeri izazibura urubyaro. Amen. Nigucisha mu gutinda gushaka Imana ishimwe. Ko mfashije ndabigenza nte? Uriruka. Ndigendera rwose. Nabonye ufashwe ukirukanga ugatera kiribiti. Nigucisha mu gutinda gushaka. Yego. Hamwe gucishemo ariko ejo bundi uzakugeza ku rushako. Kuko ukurikiye inyenyeri. Imana ishimwe. Nigutinza mu bukode buryame muniseguru niyorose. Yego. Unabone ntimbere umva upumuziga kabisa ariko arabana inyenyeri zitendeje mu bukode nkanjye. Nyirinzu naza avuza ingoma. Ubyina umuziki. Uba nyirinzu naza avuga ati atumva nongeje rumvijana. Ubyine mega wumva uti niwe inyenyeri inyujije mu gusuzugurwa n'umuntu wiyubakiye inzu ye. Yego. Ucaca kugabanya amagambo ariko umenye ko inyenyeri iri kukugeza ku makadasiteri n'amaetaje. Haleluya. Menya ko inyenyeri ukurikiye. Bano mukurikiye inyenyeri mwiha amacese. Bano mwakurikiye inyenyeri mu celebrate kuko inyenyeri twakurikiye ifite ibintu byose dushaka. Imana ishimwe. Ngo abanyabwenge bapfuye kuyirabukwa barayikurikira bamenya ko iyo nyenyeri
iraho umukiza iraho ibisubizo byawe biri iraho ubutabazi bwawe buri iraho kugirirwa neza kuri iraho izina ryawe rizogerezwa niwe inyenyeri iri barangije ngo Herode wumvise amakuru ko hari umwami wavutse akeka ko aje kumusimbura Herode yumva amakuru ko hari umwami umurutuje ishyari ryaje kera tangira kwigereranya nawe uyu mwami ari bumenyekane n'agaciro yego uyu mwami bari bumusingize aje gute mu gihugu ko ari jewe danje ari jewe kibamba mu gihugu ko ari jewe hari abantu bumva ari bo hari abantu bumva ari bo bajewe ndi hari abantu bandi uranze ndakaze uzi icyo ndicyo kandi burya jewe icyo cyose inyizi ntabwo nzi icyo ricyo uri icyo uzuza noneho Herode atangira kumva kwiyumva no gushaka kwireshesha no kwisumbukuruza yego arangiza amenya ko abanyabwenge aribo bafite network zo kujya kureba iyo nyenyeri yego amenya ko aribo abanyabwenge aribo bafite amarezo y'inyenyeri amen aribo bagiye kuyireba yo arabimenya ko abanyabwenge aribo bantu ba mbere bavumbura kuko batabarwa binyuze ku nyenyeri aribo bamenya amakuru mbere yego Herode bibiri umva uko nivuze warangije ngo abihererana rwihishwa ndashaka kwinjira muri rwihishwa abantu bihererana rwihishwa umuntu ushaka kwihererana rwihishwa umuntu wamenya amakuru yawe uzi amakuru yawe rwihishwa aha nengera kuri rwihishwa ndahita nguha urugero ku gihe Samusoni yarihisha mu gitare cya Etamu abafilisitiya bihereranye ingenza rwihishwa z'abayuda nta nubwo bihereranye ingenza z'abafilisitiya ntabwo nubwo bihererana abapagani bihereranye ingenza z'abayuda rwihishwa bati twebwe ikintu tubashakamo twashatse Samusoni ahantu hose twamubuze kandi Samusoni yamaze kutwika imyaka yose y'abafilisitiya yamaze guteza ikibazo muri twebwe none dusanze ari mwe mwamenya ahantu ari kuko musengera hamwe murepetera hamwe ivuga muri kumwe kataza abanyamwuka muri muziziranyeho abarokore muba muzi imisozi musengeraho iminsi asengera murayizi ngo bihererana ingenza z'abayuda rwihishwa yego ingenza z'abayuda zikora ikosa zo kujya kuzana Samusoni aho yarisha kuko zari zihaza dufite abantu bihererana rwihishwa abantu bashaka badufite yego ubu nkanjye hari abantu baba bamfite yego umuntu akabyuka mu gitondo ati ari umukozi w'Imana ndagukunda none se uyu munsi urajya mu kazi ko ndibukuzanira umukiriya naho arimo aranata kugira ngo agire aho atanga amakuru y'abamwihererana rwihishwa yego navuga ndi bwirirwa mu kazi abamwihererana rwihishwa akababwira ati araba ari mu kazi turabizi byibuze sinabamuneka ngo bantungure bankoreshereza anniversaire bansiripurize sinabanzane umufuka w'umuceri nabihererana rwihishwa abanyabwenge nabihererana rwihishwa abantu bacu izi ngenza z'abayuda ngo zazamuye Samusoni zamuhambiriye imigozi ibiri mishya niko bibiri ivuga ngo zimujyana kuri tere uzi imigozi ibiri mishya ibigeragezo bishya inshuti mbi nshya oya si n'inshuti abanzi bashya oya twe tubyubashye n'abanzi bashya ari igihe ufite abusangamo ukabona haje abashya imigozi ibiri kabiruzuye imigozi ibiri mishya kabiruzuye ubundi wari ukuziritse ntacyo wari utwaye ubundi ko iyo nsanganywe hagije mwareka kuzirika mwaretse kuzana imishya zino mpinja tuzitumeho yego zigambaniwe bagakora inteko rwihishwa izi nama ziterana rwihishwa ziga ku bantu Yesu we utu dutsiko duterana rwihishwa aba barozi baterana rwihishwa aba bapfumu batanga imiti rwihishwa aba bantu bajya kugushakisha rwihishwa ibintu bimwe birabera rwihishwa cyo kukubwira kabyo bane habicyo haleluya amen amen Imana ishimwe haleluya Yesu we iyi rwihishwa
narayivumbuye navumbuye ibintu bari kukwigaho rwihishwa udahari wabagera imbere bati mukozi w'Imana turagukunda uraho twemera amavuta yawe ndayemera basiga kuri utwo tuvuta ukagira ngo ngiye nanjye ndukura mu misaya y'abantu sindukura mu gihuru siga kutuvuta naho aguhobera akisirita n'abafite ibyo bamutumye isuka n'agatebo n'abafite ibintu bamutumye ari kugukorera kontorore uzi ko ari umuntu uguhobera arutsa kujya mu ivugabutumwa ndi kumwe n'umuhanuzi mugenzi wanjye umuntu aramvizira neza barabinkubise arampobeye mbwira umuhanuzi mugenzi wanjye ntarakinkubise tu impandurira aragifata bihanduramaho ndongera mpumeka neza abo n'abantu bari rwihishwa ku buryo bakwihererana ariko ibi bintu bya rwihishwa ndaje mbisenyesha amasengesho mu izina rya Yesu Kristo uyu mwaka barabibujijwe hari ibintu babujijwe mu bintu abakurwanya abaguhiga hari ibyo babujijwe iyi rwihishwa barayibujijwe yego no barayibujijwe ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu ku buzima bwe iyi rwihishwa ya barayibujijwe turayisenyesha imbaraga z'amasengesho no kwizera kuba muri nyewe iyi rwihishwa ku kazi ugasanga bakibihereranye rwihishwa uburyo bari bukwirukane bagushakira icyasha bakagushakira igisa n'icyaha kuko icyaha ntacyo ufite bagashaka igisa n'icyaha biherereye rwihishwa mpaka bakemera bakica na raporo wakoze bagashyiramo agakosa kamwe biherereye rwihishwa kugira ngo usohoke mu kazi izi za rwihishwa ndaje nziri bate mu izina rya Yesu Kristo ajina na Yesu ibazi baramuzamuye Samusoni bamukubise imigozi ibiri mishya ngo bamudadiye amaboko kuko bazi imbaraga z'amaboko imbaraga z'amaboko bazizi amaboko niyo yambara impeta amaboko niyo gufata vora amaboko niyo yabara amafaranga amaboko niyo yahimbaza Imana amaboko niyo yaguhesha kugenda amaboko niyo yagufasha ukurira igiti ukabona Yesu amaboko niyo yatuma uhura n'umuntu bamudadira amaboko umuntu kintu kikudadira amaboko siyo mpamvu uzageze Betaniya akabwira abantu bahambye arazati mu muhambure kandi muhere no ku maboko muwore nawe ngo bari bamubashya kwera n'uyu Samusoni yahuye n'izi ngenza za rwihishwa zapangira ibintu rwihishwa twayoboye impamvu dusa nk'abagenda bakururuka naho duhambiriye muri rwihishwa twarahambiriye impamvu ubona ufata amafaranga ejo ntuyafate impamvu ubona bikunda ejo bikanga nta migozi ibiri mishya ni imigozi ibiri n'uwo dusanganywe n'iyi mishyashya iri kugenda isa ivuye muri rwihishwa kandi tuzizi imigozi iturutse ahantu rwihishwa ibintu birimo bibera ahantu rwihishwa nibyo bidukozeho niyo mpamvu nje ndumva ndi mu mavuta yo guhagurukira ibi bintu bya rwihishwa twari tuzi ko twirwa dusenga turi abantu runaka tugahuza umwuka w'Imana akatuzira akadusanga ariko mwagiye rwihishwa mu bihugu byo hanze muri za Nigeria muri za Tanzania muzana imbaraga muratubwira ngo mwagiye gusenga izi za rwihishwa izi mbaraga za kabiri izi mbaraga kwa General Yesu izi mbaraga za rwihishwa kutuzimiriza inyenyeri mu bantu bacu muzana mu rusengero mukajya mudukoraho tukataha wayoboye ibyakozwe n'intumwa biherereye uzi kujya muri rugo ugashaka ibyakozwe n'intumwa biherereye ukajya kubishakira mu itangiriro no tuzize imbaraga za rwihishwa baza kudukozaho kandi bari mu rusengero mu mavuta haleluya fire ndabonye ndongeye kubona mu kanya ndongeye ndabonye bahora babona kandi oya rega ni impumyi zigihumuka kubera rwihishwa bagiye ahantu h'umwijima n'ubundi nasomye Bibiliya irambwira ngo nkubitire impumyi sorere impumyi zifite amaso bazi impumyi ifite amaso sohera izi impumyi zifite amaso nazo nzazivuga impumyi zifite amaso izi impumyi zifite amaso wari wabona uburyo bategura ibintu rwihishwa agatekinika bikorera ahantu rwihishwa ati nzaza mfungura urusengero cy'abakirisito nako abakiriya baze nanjye nyenerwa mbahanurira ubu hari ibyadutse muri no minsi ngo hari abageze mu rwego bavugisha Satani ati mwumva ijwi rya Satani namuzanye ibi ni ibintu bitegurwa rwihishwa bitegurwa rwihishwa bakaza kubifatishisha abantu umuntu agategura rwihishwa akazana inkoni ati nyikuye mu ijoro nzajya ngikoresha ibitangaza abantu bagahurura naho ibintu biteguye rwihishwa
rwihishwa kugira ngo bize byica inyenyeri z'abantu mu izina rya Yesu. Suka n'agatebo. Nabavumbuye rero nanjye ngubu ndi mu minsi yo gushyira ibintu bikorerwa rwihishwa bakaza kubikorera habona babiteguye rwihishwa bikaza kugira ingaruka ku bantu. Yego. Mana nyagasani inshyigikira nsenye ubwami bwa Satani muri iyi minsi kuko muri uyu mwaka nabiteguje abantu nababwiye ko nje nk'umwambuseri nje kurasa mpinguranye mwigumya gutuburira abantu ibintu mutegurira ahantu rwihishwa mwiza kutubeshya mufite bibiliya n'ibitabo by'indirimbo n'ubuhanuzi tutazigiye mwahanuriye n'ururimi rumwe guhera mu gitondo uzacunga aba bantu bategurira ibintu rwihishwa batangira amateraniro saa 3 za mu gitondo bikageza saa 9 nta jambo ry'Imana rirajyaho. Ari ibitangaza gusa. Ibitangaza faya irambwiye nawe nyeretse wowe uri online uze kunshaka hari gitangaza nawe uze kundeba hari gitangaza mukanya bakubisamo igisiremba indirimbo takomvamo Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi ni indirimbo zivuga Imana tutazi kuko Imana zabaye nyinshi mumvugire ngo Imana nimba nkundira Imana ibintu nk'ibyo utazi ahantu byaturutse saa 6 zikagera saa 7 zikagera umurebye ati fire tiara muvuga ngo he hara namuze muvuga ngo he ni ibintu byateguye rwihishwa baje gushushanya abantu saa 8 kagera saa 9 kagera nta jambo rirajyamo kandi itano rigicayemo abigishwa isifite abigisha nka saa 10 ukanyuzaho umuvuga butumwa nabwo kandi ngutumira umuntu wizeye ko aje guhanura ukeneye ufite ijambo ribwiriza abantu ngo bahinduke uwo wahamaga ufite ijambo rihanura nawe yarangije ugerageza ko atagukura ku isoko ugahita urenzaho ibyawe uti ari mavuga Imana iranyeretse uriya muhanuzi arimo avuga hari ikintu Imana ibishoreye korera runaka naho byateguwe rwihishwa hambwa yagota wasangara barimo bategura rwihishwa kuza kunzima reka aho nakira ni wahame busaba mwabihere aho nakira ni mwamenye sorry Imana rero shaka kukubwira ko jye yanumye y'abantu mya abantu mutegura ibintu rwihishwa mukaza gupirata ibintu by'Imana imbere y'abantu ubu ibintu bategura rwihishwa ngo banzimya ntaho bahera inama za rwihishwa zanzimye ntaho bahera nibaza aho nakira narabateguye mbabwira ko uyu mwaka ndi umwambuseri ariko reka tuvugishe ukuri izi nama zanyu za rwihishwa zo kuza gushushanya abantu erega abantu ugasanga nabo batoye umurongo abantu nabo baje inama zarateguye rwihishwa z'uburyo baje kubakuramo amafaranga kandi bamara kuba bakuramo ikimenyetso kandi cyuko bafite gahunda yo kubakuramo amafaranga nta adresse bagira banze kubaka insengero kuko bazi icyo bashaka mu bantu yego iki kintu muzagicunga abantu mumurikiye aba bantu bafite n'ubushobozi bwa kubaka insengero ariko banze kubaka insengero kuko bazi icyo bashaka gukura muri aba bakiriya babo birirwa babwira ngo ndongeye ndabonye ngo akivuga neretswe iki ngo amaze kuvuga ngo mbonye iki bahora babona ibintu bimwe bahora babona ibintu barepese n'ubundi abona ibintu bigaragara ariko zuko ari byo abo bantu nibutse hari abantu nzi bakodesha insengero mbese ni business cyane bafite amafaranga nako ni sare rega insengero kuko insengero zibaho imisaraba insengero zigira ibisa n'isengero yego n'amasare ariko zuko ari byo bakodesha sare bagiye gukodesha ariko bagenda muri za V8 bafite ama etage bafite amafaranga ya ntuza ya tuzamana tuzamura bamba bafite bene amafaranga ariko cyarebe ko hari uteganya kubaka urusengero wapi nta n'ubitekereza kuko bafite abafite ibintu bateguye rwihishwa rw'ibyo bashaka mu bantu iyo bamaze kubishyikira bamwe twarababonye hari abari bazifite babonye icyo bashaka baragenda ukibaza ese uyu muntu ubu bishop yaraburetse yabivuyemo ese byagenze gute afite ibintu yateguye rwihishwa yashakaga mu bantu arabishyikiriye nino rero baraje bategura ibintu rwihishwa bibera mu masare y'amakodeshanyo hari abantu nabo bakunda ubuzima bwo kumva ngo iravuze
bimuye uburaguzi bwabo bimuye style kera bararaguzaga bari hanze none kuraguza babyimure mu rusengero kandi abapfumu nabo bagwiriye bateguye rwihishwa baza gukuragura mbonye mbaga babona kandi babona bigaragara yego ubyibushye babona Imana imukije diabete yego uwize babona Imana imuhaye akazi yego ufite passport babona imujyanye hanze donc babona n'ibindi ibintu bigaragara ariko nundi zabashyira hanze rero ibi bintu bitegurwa rwihishwa ngo mbonye Imana guhindura amateka yahindura ukava ku nyamuka ajya ku dodo yahindura ukava ku kazi ukajya ku bushomeri abahindutse none iyo utanze ibi byagusaba yego iyo utanze ibyagusaba ko bigusaba rwihishwa ngo nuko aneka amakuru y'inyenyeri rwihishwa mugende mu mpererereza amakuru y'inyenyeri rwihishwa ba Herode barumuna ba Herode naje yego muri barumuna ba Herode yego mwaje nta mwe mufite zo kumenya umukiza wavutse n'inyenyeri barumuna ba Herode ba petit frère ba Herode yego ntabwo ari mwe mufite atika jina la Yesu si mwe mufite abantu si mwe mufite abayoboke si urukundo mubafitiye kuko niyo batatuye mugira umushiha ariko bariyeranja tu bariyeranja bagashiraho ikibo cya mbere bya kwa n'abatekinisiye kubitoka za gatatu z'amavuta bagira mu biro yego yo kuza akavuga ati hano muze mbahisha umugisha ntimutahe n'abasiza amavuta kandi ayagusiga hari ikibo yego ko amavuta yagusiga mu biganza ati urabanza ugatura nako yego kandi urunda hasi aho hagaragara kugira ngo ugire isoni zo gutura make aba barumuna ba Herode Yesu we warangiza ngo kuyatura ngo agahita agukarabya agusiga amavuta agusiga amavuta ahubwo ni nyatsaba ariko uko nsobanukiwe kano kanya yego ni gute atagusiga amavuta utaratura ni inyenyeri akayagusiga ni inyenyeri yawe abashatse kuzimya kandi ikindi aya mavuta uko Yesu yayavuze yose uko bayakoresha aya mavuta Bibiliya iravuga ngo amavuta muyasiga abarwayi ni amavuta yo gusiga abarwayi ntabwo ari amavuta yo kwirirwa mukiniraho aya mavuta ndanayemera nige murokore wa mbere wo muri ADPR uvuze ko nemera amavuta aya mavuta ndayemera Bibiliya yavugaho ngo mubasengere mubasige n'amavuta aya mavuta yategekewe gusigwa abarwayi koko muri abarwayi ariko bamugani n'abarwayi bararembye noneho ndashaka kuvuga iki kwaba barumuna ba Herode barimo bashaka kuzimya inyenyeri z'abantu bakoresheje katutashobora bamara kubakuramo ibyo babakuramo bakabarekura barabaye inyatsi uzarebe kandi abantu binjiye muri no system bafite ubukene bafite ubutindi basubiye inyuma bamwe bari bakize basubiye inyuma abandi bari bafite amamodoka basubiye ku mamoto abandi babaye ba nta kigenda kubera iki bagambaniwe rwihishwa bize buryo baje kubakuramo ibyanyu rwihishwa mu bujurije insengero bamwe abandi mu bujurije amazu abandi bagura imodoka abandi mu buriza indege buri munsi abandi yewe data we abandi biga ku bigo bya danje abana baba bawe biga hepfo bitewe n'iki inama zakozwe rwihishwa baje kuri tere babafite gutya babategera ku byo mukunda ino mukunda ubuhanuzi mukunda ibitangaza ntabwo mukunda kwihana babategeye ku cyo mukunda inama zabaye rwihishwa zisanga mukunda ibyo bintu ubuhanuzi ibitangaza yego mbonye yego n'ikimenyemenye uzareba insengero zivugisha ukuri yego zibona abantu bake abantu zigira n'izifite benshi usanga ari abantu utazi b'abanyamwuka bifitiye ejo h'umwuka yego kandi ejo h'umwuka bikarangira babaye n'abakire bagasoza neza Imana itugirire neza cyane amen ngo baba izi ngenza zimaze kubaha Samusoni yego ngo Samusoni yarazibwite namwe muramfashe namwe nimwe mumfashe babihereranye rwihishwa kuko muza aho nsengera muje kunkura muri iki gitare cya Etamu kigeranwa na Kristo kigeranwa na Kristo basi
tukiri hano twenyine mutarangeza kuri ba Herode babantumye mundahire ko mutanyica kuko kwicwa namwe nibyo bibi kuko mwe mwanyica nabi kuko muzi rezo zanjye mundahire ko mutari bunyice bate ntabwo tukwica turagushyira abakudutumye rwihishwa ngo babashyira abafilisitiya ngo bari Irehi ngo bageze Irehi bakibona Samusoni bamusanganiza urusaku ariko za mbaraga zo mu gitare yararimo Kristo ngo zimuzaho ngo yikunkumura rimwe ngo imigozi mishyashya imera nk'imigozi guciririye ngo asingire igufa ry'umusaya w'indogobe ngo ahita yica abantu igihumbi ngunga imwe Imana ihita imusapotinga imuha amazi yo kunywa ifukura iriba rya Enihakore iriba ry'uwambashe yego Samusoni arahembuka ariko arazize iki inama zakozwe rwihishwa izi nama zikorwa rwihishwa zitugiraho ingaruka izi nama zikorwa rwihishwa bishobora kutakwica ariko ikagukerereza yego uyu Herode rero ngo ahamagara abanyabwenge rwihishwa yego arabahamagara abajyana pembe kumwe babajyana pembe nukavuga uti uriya muntu namuhanuriye ibi nabo bari bihanura uriya muntu namubwiye ko azamera gutya nawe bivuge ko bemera Imana ibisubiyemo kangahe shyigikira amavuta yanjye yego shyigikira akanwa kanjye sapotinga akanwa kanjye sapotinga ubuhanuzi bwanjye yego rwihishwa navumubwiye ko ibi bizamubaho genda nawe bihanure rwihishwa izi nama za rwihishwa ngo ahamagara abanyabwenge rwihishwa ngo abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri ariko kankubwire bano bagabo abo bagabo waruzi n'ikindi irindi banga bafite umuhanuzi koko w'ukuri w'ukuri twarabimenye yuko baba bafite umuhanuzi w'ukuri ariko wa wundi umeze nka Baramu yego Baramu azi ijwi ry'Imana ko rivuga abazi inyenyeri za buri muntu abazi ejo hawe abazi inyenyeri ya buri muntu yego abazi ko Mariyoneri cyitwa ubuhanuzi n'ijambo abifite yego kandi akaba azi ko iryo jambo kuko ari iry'Imana n'ubuhanuzi ari ubw'Imana akaba bizi ko izi ndirimbo zihimba zivuye mu mavuta y'Imana akaba azi kwiranye ku Mana akaba bizi neza aha hantu yavuze ngo abahamagaza rwihishwa ngo abamuze kumubwira amakuru bavanye hariya yego ariko umurongo tutasomye nkunda bavuye aho babyemeye yego ni ukuri pe kuko bafite ubibategetse afite titira arakaze yego shyigikira akanwa kanjye yego nshyigikira profete fire ndabikora shyigikira ng'idorajana akagupfumbatisha akantu akakubwira ati ninza kukugeraho uhita wigagaza utangira uvuge nka Ruseferi nze mvuge ntiwamwumviza Rusefa yego Ruseferi mvuye ku Mana ndi umwana ni Imana kuko ayivuye reka nkubwire suka n'agatebo reka nkubwire nabanje Imana nasamuye noyo ngiye aba bantu reka mbabwira akanyu kashobotse akanyu kashobotse muhagurukiwe n'umugore yego mwibuka Sisera ko ahagurukiwe n'umugore akamukubita hasi agapfa nanjye mpagurukiye aba bantu n'umugore kandi Imana izanshyigikira nukuri Imana izanshyigikira ko mpagurukiye ibintu birimo bibera rwihishwa zinama mukora rwihishwa mukaza gutuburira abantu yego n'abantu namwe mwikwemera gutuburira abantu b'Imana baracyahari ibaze kugeza ubwo umuntu ashinga iryo dini muri iyo sare akagira icyumba kibamo imbago n'utugare agapanga n'umuntu ati veni zawe zirahari urazite wicika ku kagare wigire nkaho umaze imyaka udahaguruka nanjye nze gusengera tuhagarara ubyina usakuza uvuga uti arampagurukije usapotinga amavuta yanjye dore batangiye kunyuza mu ijisho werekane ko ngeze mu rwego rwo guhagurutsa abantu reka nkubwire ejo sinavuze ngo nzashakisha muri Yerusalemu mpana abantu bimumbye nk'inzoga y'itende izi muri zizaza zishake n'utwo tugare mufite mu biro
nizo mbago mufite mu biro naho hakorerwa inama rwihishwa y'uburyo muza gushushanya abantu bakabemera ko mukaze kandi mutanakaze yego umuntu akaze kwamuhereza imbago uti wigira nkaho wa mugabo nkaho maze igihe utagenda mukanya niza kugusengera ukubita imbago hasi wiruka nkugende ngo nukugira ngo bakigikira amavuta yawe ari ibintu wapanze rwihishwa wapanze rwihishwa ariko mana kugira ngo umenyekane ese mwibwira ko ibi bintu Imana izagumya kubyemera mu gihugu cy'u Rwanda aha Imana yavukiye muri Afrika ukaza kuhakinira hari imikino idakinirwa kuri iki kibuga no hari ibintu muzakinisha rimwe ariko ku nshuro kabiri ntibizemera natwe turahari tuzabazimya mwagukiye kutuzimya abanyamwuka ntituzimye rero ubwo tutazimye rero mucyanyare twaje umwambi ugiye kubahinguranya mu izina rya Yesu katika jina la Yesu muturasa ibitero bituma tujya kubwiriza tugateshaguzwa byaranze rero ntabwo byafashe mukenyere rero naje mu izina rya Yesu mukenyere naje kandi ntabwo muri nkwakuzi zishigikira mushigikire sange mu bwami bano munkurikirana mushigikire sange mu bwami nivuye inyuma yego wenda zategura n'ibiterane bisenye ibi bintu bikorerwa bwihishwa nukuri ibi bintu ntabwo muzemera hanyuma ngo abanyabwenge bagenda babyemeye kubera ubibategetse yego bagenda babyemeye kandi biriseriye none se wowe wabura kubyemera wabura kubyemera ari ubwevene wabura kubyemera usengera musenyi wabura kubyemera kwishyurira inzu yego se wabura kubyemera nakugura igitenge wabura kubyemera n'amakositimu babaha birirwa babambikira mu nsengero n'amasaha yewe wabura kubyemera na mverope birirwa babaha ngo abanyabwenge bahavuye babyemeye izikata zaje kera yego ngo barangije kubyemera baragenda bagerayo mu guhindukira bazanye amakuru Herode yabatumwa mvuko Bibiliya ivuga ngo baburizwa n'umwuka mu nzira haleluya baburizwa w'Imana agiye kubaburiza mu nzira mu izina rya Yesu ngo baburizwa n'umwuka mwemere kwakira imbaraga z'Imana mwemere imbaraga z'Imana umwuka wera yaje kubaburiza muri izo nzira babayoberejemo yaje kubaburiza muri izo nzira ziba zimiriza inyenyeri ugasiga uziko bazimye inyenyeri y'amashuri wize ugasigara urinjije ya profete nuko profete uziko bagucuri ku bwonko warize urangije kwiga hanze umwana akaza kujijisha kubera inama akoze rwihishwa atarize na Galileyene atazi no gusobanura icyongereza muri no minsi basigaye barabashyiriyeho abasemuzi kugira ngo bafatishe n'abisi wabanya akantu bashizeho cyane ni muwese zo kugira ngo batarize bumve icyongereza cyane harimo ababikora ari impuhwe ariko harimo ababikora ari kugira ngo bafatishe n'abantu bize ureba umwana avuye hirya ha foromo Cyangugu foromo Butare foromo n'ahandi aje atarakandagiye mu ishuri ariko aje gucurika ubwenge bw'abanyabwenge kugira ngo inyenyeri y'iterambere ayizimenye vumbuye akantu ntabwo ari impuhwe bashiraho gusemura ahubwo nukugira ngo nababandi bumva byawe babahanga babanyabwenge babacurika inyenyeri yabo bayirokirite umuntu akarokirita inyenyeri yawe bukire akarokirita inyenyeri y'iterambere akarokirita inyenyeri ya kampani yawe akarokirita inyenyeri y'ejo hawe hazaza abantu barokiriswe izi nyenyeri munshake nukuri abantu barokirise inyenyeri zandi munshake nimero za telefone ngizo munshake jewe ngarura inyenyeri yanyu mu izina rya Yesu amen baburizwa n'umwuka mu nzira ngo ntibasubira kwa Herode gutanga amakuru nukuri ntusubirayo mu izina rya Yesu ucyumva iki kiganiro mu izina rya Yesu ucyumva iki kiganiro ntusubire kwiyereka umuntu wateguye ibintu mu rwihishwa ucyumva ino nkuru ntusubirayo ngiye kugusengera mu izina rya Yesu Kristo haleluya mana nyiribihe haleluya ndagushimiye iri jambo ni ukuri kuko ni iryawe yego nawe uberesha ukuri yego kugira ngo bahinduke ndingingira aba bantu bakubitanye n'uyu mwuka wa Herode ibi bintu byateguye rwishwa kugira ngo barangize abantu bawe baburize mu nzira umwuka wera nabazeho ntibasubire mu maboko ya Herode bacyumvira ijambo ntibasubire mu maso ya Herode ndagushimiye supporting umuntu wese wumvise iri jambo supporting iri jambo imbaraga zawe zirigaragaremo koko kwiza kube muri ryo mu izina rya Data wa twese umwana n'umwuka wera amen 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 shalom shalom